Ashimwe cyane. Muraho neza. Umwaka musha muhire kandi nishimiye kongera kubana namwe mu nyuma y'igihe kirekire. Twaherukanaga ashize igihe muri nibature ya nyuma tujya muri lockdown. Siko nashoje nibature ariko wa gatandatu bugacya tujya muri lockdown. Muba ko hashize igihe. Imana rero ishimwe ko yabarinze nanjye ikaba yarandinze kandi katurindana n'abacu. Uyu munsi wa none tukaba turi mu nzu y'Imana duhimbaza izina ryayo. Imana ishimwe cyane. Nukuri ndumva nshimye Imana kongera kwibuka ibyo bihe. Urumva ko hari impamvu yatuma dushima Imana. Ndagira ngo rero uyu mugoroba Imana iduhaye tusangiremo ijambo ry'Imana. Tuvuga kukuramya nyakuri. Iyo ntego muri Yohana 4:24 aho ijambo rivuga ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiriye kugira gute kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Numvise bavuga rero ngo mwaje kuramya Imana. Ubwo ni byiza ko imvugo iba imvugo ikabangiro. Hari igihe burya ibintu by'ubutumwa bwiza hari igihe n'abantu babivuga ariko ugasanga kenshi babivuga nko ku rurimi ariko ubuzima ugasanga si cyo buvuga. Ni byiza rero ko dusa n'ubutumwa bwiza tuvuga. Ni byiza ko dusa n'ibyo duhamya kandi ijambo ry'Imana burya n'ubuzima. Kandi no kuramya Imana naho tubivuga nabyo mumenye ko ari ubuzima. Bavuze ngo abaririmbyi bambaye neza Imana ibaha umugisha. Burya nabyo ni ukuramya Imana kuko ni ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Amen. Rero ndagira ngo uyu munsi kugira ngo mvuge neza icyo numva ashaka kuvuga kiri ku mutima wanjye, ndashaka gufata rya jambo ryitwa kuramya nkarijyanisha n'irindi ryitwa guhimbaza. Akaba ariyo magambo turi buvuge. Guhimbaza Imana no kugira gute no kuyiramya. Praise and worship cyangwa se louange et adoration. Mu Kiswahili baravuga ngo ni usifu na kuabudu. Kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Kumsifu Mungu ni tamuka maneno ya sifa za Mungu. Amen. Ni ukuvuga amagambo nyine aha Imana iki icyubahiro. Imana ishimwe. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana. Ngiye kubajyana muri Zaburi ndetse no mu Byahishuwe. Zaburi ya 32 turahera ku murongo wa 11 tugende twinjire mu gice cya 33 tugere ku murongo wa 12. Turasoma twihuse. Niturangiza turaza gusoma Zaburi ya 95 ku murongo wa 6 tuze gusoreza mu Byahishuwe igice cya 4 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11.
dusome duhereye muri Zaburi ya 32 murongo wa 11 uravuga ngo mwabakiranutsi mwe munezererwe Uwiteka mwishime, mwabafite imitima itunganye mwese mwe ibyishimo bibatere kuvuza impundu. Twinjiye mu gice cya 33 aravuga ngo mwabakiranutsi mwe mwishimire Uwiteka, gushima gukwiriye abatunganye, mushimishe Uwiteka inanga, umuririmbire ishimwe kuri Neberu n'imirya 10, muririmbire indirimbo nshya, mumuririmbire indirimbo nshya, mucurangishe inanga ubwenge, muyivugishe ijwi rirenga, kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye, imirimo ye yose ayikorana umurava, akunda gukiranuka n'imanza zitabera, isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri ryo zose. Ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo, ashyingura imuhengeri mu bubiko. Isi yose yubaha Uwiteka, abari mu isi bose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga, akuraho iby'amoko yibwira. Imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Hahirwa ishyanga rifite Uwitekaho Imana yaryo, ubwoko yatoranije kuba umwandu we. Uvuge cyane ngo amen. Hanyuma Zaburi ya 95 ku murongo wa 6 iravuga ngo nimuze tumuramye twunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu, amen. Hanyuma ibyahisuwe igice cya 4 murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11 ho haravuga ngo iyo ibyo bizima bihaye yicara kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, babakuru 24 bikubita imbere yicara kuri iyo ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati, Mwami wacu Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse, amen. Imana yacu ishimwe cyane. Ari n'amagambo meza, nta nubwo wenda turuze gufata umwanya wo kuyagarukaho cyane, ariko mu byo tuganira muraza kumvamo impamvu yabyo, kugira ngo biduhe umurongo turimo wo kuramya nyakuri. Navuze ngo ngiye kuvuga rero ku kuramya Imana no kuyihimbaza. Yesu ashimwe cyane. Urebye hariya mu byahishuwe, Yohana yerekwa mu ijuru, yabonye umurimo uhorayo ibihe byose, kuko yabanje kubona intebe y'ubwami, ngabona n'uyicaraho, hanyuma aritegereza neza, ngo noneho kuzunguruka iyo ntebe hari izindi ntebe ngo zari zicayeho abakuru 24, kandi yari igoswe n'inyanja ngo imeze wareba ukabona bimeze nk'isarabwayo ukuntu. Urabona ibintu Yohana yabonye mu by'ukuri yabiburiye, yavuze ibintu by'ibigereranyo, ariko birundi tubwira ko ari iby'amaso atigeze agira gute, atigeze abona, n'iby'amatwi atigeze yumva. We yagerageje kugereranya, akoresha za yasipi, za simaragido, avuga akoresha biriya bintu by'agaciro kinini, ariko mu by'ukuri ntago yabibonera inyito neza. Noneho rero ngo kugota iyo ntebe, ngo yabonye hari ibizima 4. Ikizima cya mbere ngo cyari kimeze nk'intare, cya kabiri kimeze nk'ikimasa, cya gatatu gifite ishusho nk'iy'umuntu, icya 4 kimeze nk'iki, kimeze nk'ikizu. Noneho rero umurimo w'ibyo bizima byahoraga biramya Imana.
nuko ndabivuga nk'iyerekwa yagize, ariko ubundi nibwo buzima buba hehe, buba mu ijuru, ngo bigahora byikubita imbere yayo bivuga ngo uruwera 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 uruwera. uvuge cyane ngo amen. Hanyuma rero ngibyo bizima byakoraga cyangwa se yabonaga bikora ibyo, ngo yahitaga abona noneho na ba bakuru 24 ngo bagahita bikubita imbere ya ntebe, hanyuma ngo bakaramya Imana, ngo bakazana n'amakamba baga bambaye bakabakubita imbere y'ibirenge by'intebe y'Imana, imbere ya ntebe, imbere y'ibirenge by'intebe by'Imana mbese. Hanyuma noneho ngo bakavuga amagambo twasomye, bakavuga ngo mwami ni wowe ugize gute, ni wowe ukwiriye, amen. Kuko ibiriho byose, impamvu biriho nuko byagize gute, nuko byaremwe nawe barabiremye, niyo mpamvu biriho, kandi niko wabishatse. Imana yacu ishimwe cyane, haleluya. Rero tuvuga guhimbaza, nahise nshyiraho iryo jambo rya kabiri, guhimbaza Imana no kuramya Imana. Imana ishimwe. Ayo magambo ko ari abiri, ni amagambo mu by'ukuri atandukanye, ariko ubundi adasigana, aragendana. Kuramya Imana no guhimba, niyo mpamvu nashatse kuyabatanya, nuko ari amagambo ubundi agenda, ni amagambo agenda naho atandukanye ariko aragendana. Haleluya. Kenshi mu kuramya Imana unagira gute, uranayihimbaza, kubera ko turaza kubona ko bituruka ahantu mu ndiba y'umutima, mu ndiba y'umutima ahantu bituruka. Rero guhimbaza Imana ubundi ni inshingano zacu, cyangwa ni inshingano nkuru y'ubwoko bw'Imana. Kandi nanone intego y'Imana mu kuturema ni ukugira ngo nyine tuyihimbaze, tuyirame. Ubwo ngo hari intego yacu nkuru, ariko hari na gahunda y'Imana, hari n'impamvu y'Imana, hari intego y'Imana. Imana ijya kurema ikagera ku muntu, impamvu harimo iyi ntego yayo, yamurutishije ibindi biremwa byose. Imana yaremye umuntu mu buryo butangaje, ibindi byose ijya kubirema. Muzasome mu ntangiriro cyangwa mu itangiriro, uzasanga ikintu cyose Imana yaravuze ngo kibeho, kikagira gute, kikabaho. Kuvuga ngo kibeho, kikabaho. Ariko bigeze ku muntu, Bibiliya yerekana neza ko hari inama yabaye, kuko ijambo ryaravuze ngo reka tu, urumva ko bije muri pluriel mu bwinshi, reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase na. Nta kindi kiremwa kigeze kiremwa mu ishusho y'Imana. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ari inshingano yacu guhimbaza Imana tukayirana, ariko kandi tukabona ko ari intego y'Imana kuba yaremye umuntu ikamurutisha ibindi biremwa byose, ikamushyira hejuru. Yarangiza ndetse no kumurema ikavuga ngo natware. Muzajye musoma Bibiliya neza, muzabona Imana yavuze ngo reka tureme umuntu ngo mu ishusho yacu ase natwe. Noneho yajya kuvuga ibyo gutwara, nanone bikajya mu bwinshi, akavuga ngo bagire gute, ngo batware. Vuga ngo wa muntu n'abazamukomokaho bahawe gutwara ibyaremwe byose. Imana iramugabiye, imuhaye ubutwari. Haleluya. Muzivuze kubaho nk'inyamaswa cyangwa nk'ibindi biremwa, muzajye mumenya ko umuntu yaremwe mu buryo buri special. Turi special, turi abantu, turi ibiremwa biri special. Yesu ashimwe cyane. Turi ibiremwa bitangaje, turi ibiremwa byaremwe mu ishusho y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Kandi noneho buriya naho Imana tuzi neza mu buhangange bwayo, mu butware bwayo, tukaba tuzi neza ko ibera hose icyarimwe. Ariko
iyo tuyiramije tukayihimbaza ubwiza bwayo buratugota. Haleluya. Iyo tuyiramije tukayihimbaza ubwiza bwayo bugira gute? Ubwiza bwayo buratugota mu buryo bufatika. Ubwiza bwayo buraza. Imana ishimwe. Kuramya Imana rero, ubundi hari ibintu byagiye mu muco wacu ariko mu by'ukuri bisa n'ibitari byo neza, naho bifite ahantu bihurira. Iyo bavuze kuramya, abantu mu rusengero bahita bumva uturirimbo dutuje nka kuriya nyine nari nshizemo nanjye kariya karirimbo ngo numve ko twagiye kuramya. Niko abantu bahita batekereza ko kuramya ni uturirimbo tugize gute? Dutuje cyane. Hanyuma noneho bageza kuguhimbaza bagahita bumva ko niza ndirimbo noneho zo kugira gute? Z'umuziki gukubita nyine bidunda, tukabyina tukajya mu birere, abantu bakavuga ngo nibwo twagize gute? Twahimbaje Imana. Kuramya Imana no guhimbaza Imana biruta cyane ibyo ngibyo. Biri hejuru cyane, birenze cyane ibyo uko abantu babyumva cyangwa se babitekereza. Navuze ngo ni ibikorwa bibiri bijyana ariko bigize gute nanone kandi binatandukanye. Ntago ibisobanuro ntago ari bimwe. Bikorwa bibangikanye ariko nanone bikaba bifite ubusobanuro butandukanye. Iyo bavuze guhimbaza Imana, ubundi guhimbaza Imana kumusifu Mwenyezi Mungu, kumusifu, guhimbaza Imana ni ukuvuga imirimo yayo, ni ukuvuga imbaraga zayo, ni ukuvuga gukomera kwayo, ni ukuvuga ubuhangange bwayo, ni ukuvuga ibitangaza byayo. Haleluya. Ni ukuvuga ubushobozi bwayo, ni ukuvuga ubwiza bwayo, ni ukuvuga ineza yayo. Muvuge cyane ngo amen. Mumenye burya iyo mwatuye mukavuga ngo Mana urakomeye, Mana nkuru, Mana iteye ubwoba, burya uri muhimbaza Imana. Hari umuntu bijya bifata akumva byaje, akumva yavuga ubuhangange bw'Imana, akumva yavuga gukomera kwayo. Hari umuntu bijya bibaho akavuga ngo Mana urakomeye, Mana uratangaje, Mana uteye ubwoba, Mana uri nziza, Mana ugira neza, imirimo yawe iratangaje, buryo uri muhimbaza Imana. Haleluya. Mana uri nziza, urera cyane, ineza yawe Mana we hihinduka dorurera. Muvuge cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. Guhimbaza Imana ni ukuvuga imirimo yayo, ni ukuvuga gukomera kwayo, ni ukuvuga ubuhangange bwayo, ni ukuvuga ibyo yakoze, ukavuga ubushobozi bwayo, ukavuga gutangaza kwayo. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibyo ngibyo ukabivuga biturutse ahantu mu ndiba y'umutima, umutima wuzuye ubwuzu, umutima wuzuye ubuntu bw'Imana, umutima wuzuye kwicisha bugufi, wuzuye kandi ishimwe. Kumva ishimwe ku Mana rirakuzuye. Wajya kuvuga Imana kenshi na kenshi ukumvuze no kuyivuga, naho tuvuga biriya ntago wumva ugezeyo. Y'Imana, iyo wumva Imana mu buzima bwawe, uvuge cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. Noneho rero uko no guhimbaza Imana, noneho kuramya Imana rero birya twita ngo ni uturirimbo dutuje tworoshye cyane. Kuramya Imana ni ukumva ukunze Imana cyane, ukumva urukundo uyikunda, ukumva rurakurenze, ukumva bibaye byinshi muri wowe. Ukumva ngo kuramya Imana ni ugukunda cyane, ukumva ukunze Imana cyane, ukumva birakuzuye, birakurenze, ukumva umutima byuzuye cyane. Noneho uko kumva ukunze Imana cyane bikaba byagutera no
kwigaragaragura hasi, bikaba byagutera no kuba wasimbuka ukajya mu birere ukongera ugasimbuka, ariko bituruka ahantu mu ndiba y'umutima. Haleluya, haleluya. Uri imbere y'Imana n'umutima ukeye wuzuye urukundo rwinshi, ukumva ukunze Imana mu buryo bure. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ntago ngukunda nkuko nigeze. Ni indirimbo y'ijana na kangahe na 40 ntago nigeze ngukunda nkuko ngukunda. Ukumva byazamutse, ukumva byakurenze, ukumva uraregeye, ukumva ukunze Imana we. Ayiwe, haleluya. None wakumva byakurenze, bikaba ari byo bigukoresha wasimbuka, wakwigaragura hasi, watera hejuru, wakoma karuru. Ariko ibyo bintu bundi hari umuntu bijya bibaho. Haleluya, haleluya. Ukumva birakurenze, kumva birakurenze, kumva birakurenze, ukumva nufite cyo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kumva birakurenze, ukaba wazamura amaboko, ukaba mbese ukumva hari ukuntu wumva bikurenze. Yesu ashimwe cyane. Ukubarara, kwikubita imbere yayo, buryo burimo kugira gute, niko kuramya, ariko biraturuka ahantu wumva wuzuye urukundo rwinshi rwo gukunda Imana. Yesu ashimwe. Abantu badakunda Imana cyane ntibashobora kuramya Imana, ntibishoboka. Bashobora gukora ibyo abandi bakora, abaririmbyi bakaturirimbisha tukagira gutya, tukigana ibyo abandi bakora. Mu kuramya Imana wayiramije wumva byaje, ntago uko bije ni kugenda, ntago wigana abandi. Tugenda tugafatwa n'imico y'ahandi, noneho tukarwana no kwigana iby'abandi, noneho kuramya Imana kwacu kugapfa. Ariko ubundi uko bije bikuzuye niko bigutwara. Yesu ashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Wakwikubita imbere yayo, wasimbagurika, wagira gute, kumva birakurenze. Hari igihe abantu bakoma karuru kubera ko bigana abandi, bigeze babona bakoma karuru. Hari igihe abantu bitera hejuru kuko babonye abandi bitera hejuru. Hari igihe tugira gutya kuko ni umuco nyine, byabaye umuco. Hari igihe tubigira bitari n'ubivana hehe, bitava muri yandi y'umutima. Ariko kuramya Imana biva mu mutima wuzuye urukundo, wumva ukunze Imana, ukumva birakurenze. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu kenshi nakunda kubwira abantu ngo nimuhe Imana icyubahiro. Oya, kubera ko ushobora kumva ufashijwe bikaza bikakuzura, wowe ubwawe ukibwiriza, ukabwirizwa n'ibikurimo, ukabwirizwa n'ibikuzuye. Haleluya, 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 haleluya. Ukabwirizwa n'ibikuzuye, ibikuzuye akaribyo. Ntumvuze ngo muhe Imana icyubahiro, n'uwarayasambanya ahita azamura ukuboko akagira gutyo ngo ahe Imana icyubahiro. N'ufite randevu ari busohoke hano ajya gukora icyaha, nawe ahita arambura, ubwo se abaramije Imana. Niyo mpamvu najya nkunda kubwira abantu ngo nimuhereze Imana icyubahiro. Ahubwo ibikuzuye nibyo bikwiriye kugukoresha kugira ngo bibe bivuye mu ndiba y'umutima. Rero nimwumva ijambo ryo kuramya Imana, ujye mwumva ngo nugukunda cyane. Urwo rukundo rwinshi rukuzuye rukagukoresha ibikorwa bitandukanye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nta muntu urajya nko mu rusengero ngo yumve hari ibintu bimwuzuye bikamwuzura, akumva arafashije, ukajya kubona ukabona arahagurutse. Cyangwa ukajya kumva abandi nta haleluya bateye, ariko ukumva yayiteye. Iriya haleluya sateye ku cyayiteye wenyine, hari ibintu bimwuzuye.
yumvisha urukundo rwinshi rw'Imana bumwuzuye, ujya kumva wumva ateye haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bituruka mu ndiba y'umutima, umutima wuzuye urukundo rwinshi. Hari abantu bamwe ndimo kubivuga bakabyumva cyane, ariko bandi ntibabyumva. Bitewe n'iki? Bitewe nuko twese tutabana n'Imana ku rugero rumwe. Hari abantu bagisunikwa bitaraza, bitarinjira cyane. Ni babandi baba bagisambana, ni babandi baba bakibesha n'importe comment, ni babandi baba bagikora utuntu dupfuye. Ariko abantu bubaha Imana, bakunda Imana, bajya bibuka ineza yayo, bakibuka imirimo yayo, bakibuka kugira neza kwayo, bakagora babizirikana ku manywa na nijoro, bikaba muri bo, bikaba ubuzima bwabo. Adaidiminitando perele shaides, haleluya. Bikaba ubuzima bwabo. Nibo twavuze ngo no kwambara neza no kuramya Imana. Kuko umuntu uramya Imana, umuntu ukunda Imana, ntago yajya kwiyambika ubusa hariya hanze kugira ngo isimwo imurebe, agiye kwireka isi. Aho kwireka isi yireka Imana, ahubwo yajya hanze akagenda ahesha Imana icyubahiro. Mwene uwo ntabibwirizwa, ntago bamubwiriza kwambara neza. Oya ntago babimubwiriza, ahubwo bimurimo kubera urukundo akunda Imana. Byose tubikota imbere, tubikora kubwo gukunda Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Kuramya Imana rero bigira umumaro mwinshi, bigira umumaro mwinshi. Hari imimaro myinshi yo kuramya Imana. Ijambo rya mbere, iyo turamya Imana birayinezeza. Kuramya Imana bigira gute? Binezeza Imana. Ni navuze ngo abayisenga by'ukuri n'abayisengera mu mwuka no ngo mwene abo ngabo ni Imana ishaka ko bagira gute? Bayisenga. Mwene abo ngabo ngo iyo bari muri ubwo buzima bunezeza Imana. Ni nayo mpamvu Zaburi ya 16 ku murongo wa 3 bavuga ngo abera bo mwisi ngo nibo mfura Imana yishimira bonyine, baba ku mutima wayo. Na Yesu ashimwe cyane. Kuramya Imana rero kunezeza Imana. Ntabwo turi bujye mu verse biblique, ntabwo twabivamo kubera umwanya uburi limite, ariko kuramya Imana kunezeza Imana. Iyo dushaka kunezeza abantu, tukanezeza isi, tukagira gute, ibyo ngibyo ntacyo bimaze. Ariko kunezeza Imana, haleluya. Kuramya Imana kunezeza Imana. Kuramya Imana gutuma umuntu yaguka mu buryo bw'umwuka. Haleluya, haleluya. Kuramya Imana bijya bituma umuntu agira gute, yaguka, agakura. Hari abantu uzasanga bamizwe cyangwa bazitiwe n'imico n'imyumvire n'ibindi, ugasanga bahora ari ingwingire, bagwingiriye ahantu, bapfiriye ahantu. Ukababona uko bagikizwa nyuma y'imyaka 20 niko bakimeze. Ni mwene b'abantu badakura mu by'umwuka, bataguka mu by'umwuka. Bitewe n'iki? Bitewe nuko baririmita, baritangira baba ahantu gusa bagatwarwa n'imyumvire n'ibindi, ariko batajya bagira umwanya wo kwaguka imbere y'Imana. Imana itugirire neza. Batabasha kwisanzura imbere y'Imana. Ariko kuramya Imana kujya gudukuza, tugakura mu mwuka, tukaguka mu mwuka. Kugira ngo twize kwiga isengesho twise ngo mu moko y'isengesho habamo isengesho ryo gushaka mu maso y'Imana. Isengesho ryo gushaka mu maso y'Imana ni rya sengesho umuntu ajya imbere y'Imana atagiye gusaba ibiryo, atagiye gusaba amashuri, atagiye gusaba minerivare, atagiye gusaba ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ashaka kubwira Imana ngo Mana, ndashaka kwirebera mu maso hawe. Niryo sengesho Mose yasenze mu kuva 33.
amaze gusaba, amaze kuganira n'Imana kucyo yashakaga abwira Imana, arabanza arayibwira ati Imana dore ujye untuma ngo ninjyane ubwoko warangiza ntumbwire n'udutumanye, kandi warambwiye ngo nakugireho umugisha umenye izina. Niba koko ariko bimeze wanyeretse ku migambi yawe rwose kandi ukashoka kukugiriraho umugisha. Ngo none Imana iramubwira ngo Mose we ngo nukuri nzajyana nawe kandi nzakuruhura, nzajyana nawe nkuruhure. Ariko Mose kubera ubwoko bwe bwari bwakoze icyaha gikomeye ngo yumva ntanyuzwe, barongera abwira Imana ngo nukuri Imana ngo niba uzi kutajyana natwe nudukuri ino, ngo ubundi ze niki kizamenyekana yuko nje n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha, ngo si ukujyana natwe ngo bikadutandukanya n'amahanga yose yo mwisi. Imana iramubwira ngo Mose we ngo nicyo uvuze icyo ndagikora, ngo kuko wangiriyeho umugisha ngo nkakumenya izina. Haleluya. Ngo noneho ngo iryo jambo ngo riragenda ryikubita mu mutima wa Mose, ngo yumva araryumvishe cyane kandi araryakiriye, yumva aranyuze. None ibyo gusaba bivaho rero, ngo ahindukirire Imana atangira guteta. Haleluya, haleluya. Atangira gutetera imbere y'Imana, arayibwira ngo Mana we ngo nukuri noneho nyere kubwiza bwawe burabagirana. Urumva ntago agisaba ibindi, nyere kubwiza bwawe bugize gute burabagirana. Nibangaye hano muri rusengero bigeze basenga iryo sengesho? Nibangaye bajya baza imbere y'Imana ngo Mana ngo nukuri ndashaka kunyereka, ndashaka ubwiza bwawe burabagirana. Ntago ari benshi. Niyo mpamvu abantu badakura mu mwuka, niyo mpamvu abantu bataguka, niyo mpamvu abantu usanga kenshi bameze nkaho bakingiraniwe ahantu, bibwira ko gukizwa ari ugupfiramo ari ugushiriramo. Bahora bavuga ngo nukwihangana, rega ngo ibintu by'agakiza rega ngo twashiriyemo ngo nukwihangana. Yo aba bantu bazashiriramo kuzageza ryari Imana? Ujye ubagirira impuhwe. Ngo bashiriyemo ngo no kuza muri korari nukwihangana, ngo rega no kuvuga ubutumwa nukwihangana, ngo no kuyobora ibintu byose nugushiriramo. Ariko bazashiriramo kuzageza ryari aba bantu? Bazashiriramo. Reka nkubwire, ugomba kubana n'Imana bikaba ubuzima uneze. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ajya akorera Imana anezerewe, naho ahura n'ibigeragezo byinshi bitandukanye n'ibikomere byinshi bimukomeretsa, ariko bimukomeretsa mwuka wera yomora, bikamukomeretsa mwuka wera yomora, bikamukomeretsa mwuka wera yomora, akazajya ahora yishimye akeye ku maso nkaho nta bigeragezo bihari, kandi bihari ariko ibanga. Haleluya. Mwuka wera ahora yomora, bakomeretsa yomora, bagakomeretsa yomora, bagatuka komora, bakagira gutakomora, agakomeza yomora. Umuntu agakomeza akorera Imana bikaba ubuzima bw'umunezero. Haleluya, haleluya. Mwene uwo nguwo ntago yihanganira mu murimo w'Imana, ahubwo mwene uwo nguwo yishimira mu murimo w'Imana, yishimira gukorera Imana. Haleluya. He enjoys, ari enjoying. Reka mbivuge gutyo kugira ngo mubyumve. Yinjoyinga gukorera Imana bikamubera uburyohe, yaririmba bikaba uburyohe. Umva rero gukoresha ayo matene no kugira ngo mubyumve neza. No kubwiriza bikamubera iki? No gusenga bikamubera iki? No kuririmba bikamubera iki? No kuvuga ubutumwa bikamubera iki? No gutanga amaturo bikamubera iki? Haleluya. To biramuryohera, bimubera uburyohe. Haleluya. Nyamara gahura n'intambara nyinshi, ariko ibanga mwuka wera agahora yomora. Haleluya. Kazajya ubona araririmba nezerewe, kubona arabwiriza nezerewe, kandi baraye bamututse. Haleluya. Yavuye mu rugo hari ibibazo, ariko gukorera Imana biramuryohera. Yesu ashimwe cyane. Iryo ngiryo ni ibanga ry'abantu bagukira imbere y'Imana, bafite ibanga ryo kuramya Imana. Mose arayibwira ngo Mana ngo nukuri nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Imana iramubwira ngo Mose we ngo nukuri nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, ngo ndetse nzivugira imbere yawe mu izina yuko ndi Uwiteka. Ariko bari abantu bawe usabira
nzagirira ubuntu, nzaba ariho nzabarira. Icyakora nkumenyesha ikindi kintu, usabye ikintu gikomeye, ntabwo umuntu yandeba mu maso ngo abeho Mose we. Icyakora, haleluya 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 haleluya, ubwo nzagushyira mu busate bw'igitare, ngo utwikirize ikiganza cyanjye, ubundi ntambuke. Nimara gutambuka ngo utwikurureho cya kiganza cyanjye, ubundi undebe mu mugongo. Kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho Mose we, ntabwo umuntu yandeba mu maso ngo abeho. Iramubwira ngo ngaho genda witegura. Mose ajya kwitegura, mubwira n'uburyo azaza. Uzaze wurira umusozi, ntuzagira umuntu muza. Bukeye Mose aritegura, arangisha azamuka umusozi. Ntabwo yarazi ngo Imana iri buze gute. Ariko Imana muze gusoma mu gice cya 34, Imana yagiye kuza. Umve ahantu nyine hari ibanga. Imana yagiye kuza izitera ikivugo, yavuga ngo n'Uwiteka Uwiteka, Imana yimuwe n'ibambe, ifite kugira neza kwinshi, igira gutya, irivuga yivugira imbere ya Mose. Kubera iki? Kuko habaye ubusabane bwinshi. Irivuga, muze kureba ikivugo cyayo yateye, iza kwibwira Mose, ngo Mose arayumva, ngo noneho ngo ahita acurika umutwe, aravuga ngo Mana ndakumvishe. Haleluya haleluya. Ngo noneho aravuga ngo ngiye guprofita mvugira ubwoko bwanjye. Arangira avuga ngo Mana we, ngo nubwo ari ubwoko butagonda ijosi bariya bene wacu, ngo ariko nukuri bagirire neza ubukureho igicumuro cya. Imana yaje gusaba. Aramubwira ngo Mose, ngo ni ikihe kibazo ufite? Ngo nukuri nzagendera hagati y'ubwo bwoko, ngo nukuri nzakoramo ibitangaza hagati yabwo bikomeye bitigeze bikorerwa muri indi shyanga, ngo kandi nawe nzagukoresha ibikomeye, nawe nzagukoresha ibikomeye, ngo abantu bazabona icyubahiro cyanjye kubwo imirimo nzagukoresha iteye ubwoba. Imana ivugana na Mose. Haleluya. Kenshi iyo twabaye mu mwanya mwiza wo kuramya Imana tukayihimbaza, ubwiza bwayo buratugota, niko twavuze, tugatwumva Imana ivugana natwe, kandi Imana ijivugana natwe. Abantu ntibamenye ko yavuganye natwe. Kaba ndahangaha nkumva ibyo Imana imbwira, amwicaye aho ngaho ntimuzamenye ko Imana yavuganye natwe. Uvuge cyane ngo amen. Haleluya haleluya. Reka tugaruke rero tuvuge ngo kuramya Imana ujya gutuma umuntu akura mu buryo bw'umwuka, akaguka, agakura. Haleluya. Agakura. Kuramya Imana kuvanaho igicu cy'umwijima. Hari igihe abantu baba bagoswe n'umwijima. Ibi aya amagambo yo mu mwuka. Abatari abanyamwuka kenshi hari igihe batayashikira. Ushobora kukubwira ati se ko nta mwijima ndebe. Ni umwijima wo mu buryo bw'umwuka. Hari igihe uza ukagota abantu. Ariko iyo abantu baramishe Imana, cya kirere kibi kigira gute? Kireyuka, kikavaho, abantu bagatangira kumva ineza y'Imana, bakumva impinduka. Abaririmbyi barabizi ko bajya baririmba ibihe bigahinduka. Yesu ashimwe cyane. Buriya kuririmba ni umurimo mwiza. Mw'abasore n'abakobwa, mwe n'abamama n'abapapa, ufite umurimo mwiza uryoshye, ufite umurimo mwiza. Kera nkiba ku Gikongoro, twigeze kuririmbira Imana, bigeze gutera agakorasi, ari mfite ibihe byiza, nararyohewe. Hashize iminsi mike hanuzuye umwuka wera, barahimbaza, turarimba, narimbaga muri korali. Ayiwe, barangije umwuka wera arazankura hasi ku butaka, aranzamura. Haleluya haleluya. Aranzamura neza. Apana bya bintu byo gusimbagurika, kwa kundi abantu basimbagurika ubuzuye umwuka wera, cyangwa umwuka wera ashe ku buzima bwabo. Oya, ahubwo araza ankura ku butaka neza, aranzamura. Yesu ashimwe cyane. Arangije arongera aramanura neza, ndabyumva. Imana ishimwe. Haleluya 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 haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndakiza nko kuramya no guhimbaza Imana. Ibyiza bituma dukura mu mwuka, bikura igicu cy'umwijima. Hari umunsi twigize kwa mu masengesho y'iminsi 3, twari ahantu turasenga, hanyuma ku munsi wa gatatu ndabyibuka tugata umwanya wo guhimbaza Imana. Duhimbaza Imana. Haleluya haleluya. Umuntu umwe aba mu mwuka, ariko ntabwo mbabwira uwo ari we. Arangije aba mu mwuka, abari mu mwuka abona ijuru rirakingutse, agiye kumva yumva ijwi ry'Imana ribwira marayika, riramubwira ngo ihute cyane
ugende ujyariya mu cyumba cy'amasengesho, ugende unzanire amazina 3 y'abariya basore bariho bahimbaza cyane kurusha abandi. Yesu ashimwe cyane. Aramanuka yaje yihuta cyane, araza yihuta, arabibona neza ukuntu aje yihuta, araza arangije afata amazina y'abandi 3, arangije arongera arazamuka. Haleluya, haleluya. Nimwumva Yeremiya afite amaganya akavuga ngo Mana ngo duhe ibihe byiza ngo byongere bibe nk'ibya kera. Shaha abafite impamvu sha, abafite impamvu kuko hari ibyo twanyazwe kubona abantu bajyaga mu rusengero, abantu bakuzura umwuka wera ukabibona. Tuvuga ubutumwa ukabona urusengero rwafashijwe abantu barize ashwe. Ubu ngubu muri iki gihe urabwiriza ukamara n'amezi 5 utarabona n'umuntu nibura wafashwe, ngo nibura ayiwe ubone ashwe da ubona wenda nk'uhagurutse agatera karura, ariko nabwo rimwe na rimwe ukabona nuko yabibonye ahandi. Imana itugirire neza. Kuramya Imana kuvanaho umwijima, kandi kukaza n'inyota yo gushaka Imana. Kuramya Imana bijya byumva ukuba bigatera inyota. Dawidi yavuze ngo umutima wanjye ngo ufite inyota, ngo hagizwa no kugushaka Uwiteka, ngo nk'aho igihugu ngo cyugarijwe n'iki, ngo n'amapfa, ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka, ngo niko n'umutima wanjye ngo wahagizwa no kugushaka Uwiteka. Ngo kuramya Imana kongera inyota, kumva ugize inyota y'Imana. Umuntu ajya anyoterwa Imana, ukumva urashaka Imana cyane, ukumva wifuje Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Iyo turamya Imana twaguka mu bwami bwayo, turaguka, Imana ikaza gutura mu mitima yacu. Muvuge cyane ngo amen, mwongere cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. Rero impamvu turamya Imana ni bya bindi byose twasomye. Ubundi turamya Imana kubera ko ubwa mbere ni Imana yera, irera. Tujya tuyiramya kubera ko Imana yera, turayiramya kubera ko ishobora byose. Haleluya. Turamya Imana kuko ni Imana ihoraho, ntihinduka. Turamya Imana kuko yaremye byose ikanabibeshaho, twanabisomye hahandi. Turamya Imana kuko yaduhaye agakiza ku buntu, ntago twakaguze. Muzabone twitera hejuru ngo mugire ngo hari icyo twatanze, n'ubuntu bwayo gusa. Yatugiriye neza. Haleluya. Yasanze twigaragura mu ivata, irangije iraza ikansanga nigaragura mu ivata, ikavuga ngo Juste we, ngo nubwo wigaragura mu ivata ryawe baho. Haleluya. Imana ikangirira neza. Mvuze izina ryanjye, nawe uvuga iryawe, nawe aho yagusanze urahazi, ariko yasanze twigaragura, ntago twari beza, irangije itugirira neza. Amina. Haleluya, haleluya. Turayiramya kuko yaduhinduye abami n'abatambyi. Ibi byose biri mu ijambo ry'Imana. Turayiramya kuko yatugize ishyanga ryera, ubwoko bwatoranijwe. Niko Petero yandikiye abakristo, aravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri ishyanga ryera, muri abatambyi b'ubwami, muri abantu Imana yirongeye kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Imana itugirire neza. Turayiramya kuko ica imanza zitagize gute, twarisomye ibyo nabyo. Haleluya. Turayiramya kuko ingoma yayo ntigira gute, ntabwo izigera ihanguka. Imana ishimwe cyane. Kandi tuyiramya kuko tuzi ko tuzabana nayo iteka ryose. Uvuge cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. Izabana natwe iteka ryose, tuzabana nayo. Hari impamvu nyinshi rero zatuma tuyiramya. Idukorera imirimo myiza, itugirira neza kubw'ubuntu bwayo. Ndashaka gusoza, minota yanjye yarangiye, ariko ndashaka gusoreza ku bintu bitatu. Vuga
iyo turamye Imana tukayihimbaza, dukoresha iki? Dushaka kuvuga ku bikoresho byo kuramya Imana no kuyihimbaza. Dukoresha iki? Ubwa mbere dukoresha ubugingo bwacu n'akanwa. Ubugingo bwacu n'akanwa, nagira ngo mubyumve neza. Iyo tuvuze ubugingo, ni bya bindi, ni wa muntu w'imbere, wa muntu w'imbere. Twavuze ngo bituruka mu mutima, ugize gute? Mu ndiba y'umutima wuzuye ubuntu bw'Imana, wuzuye urukundo rw'Imana, wuzuye ibyishimo, wuzuye kwicisha bugufi. Urumva, nibituruka muri wa muntu w'imbere, wa wundi utagaragara. Ni bya bindi byuzuye wa muntu w'imbere waguwe neza. Niyo tuvuga rero ngo ni ubugingo, ariko noneho bigatobokera hehe? Bigatobokera mu kanwa. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe rero harimo igihe tuvuga, tukatura, tukavuga kwa kundi imirimo y'Imana, tukavuga kugira neza kwayo, tukatura tukavuga. Habamo kuririmba. Urumva, akanwa karimo karagira gute? Karimo kararirimba n'umutima n'umuhogo tukaririmba. Urumva nabyo ko ari agapariti, nako ni agapariti, ariko urumva ko ni gatoya, ni agapariti keza Imana yabahaye. Mujye muyiha icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Tureba ko ayihaye icyubahiro, ntavuze ngo nayiha icyubahiro se, uraba yabyumvishe cyane. Aba yabyumvishe. Utamubwiye ngo rambura amaboko wihereza icyubahiro. Haleluya, haleluya. Iyo soma Bibiliya akwereka ko abaririmbyi bagiraga injyana zitandukanye, izo bita za Neheroti, za Gititi, za Witsemba. Iyo usomye Bibiliya urayibona, ubona izo njyana zitandukanye n'amarebe n'ibindi. Hanyuma habamo nyine izo ndirimbo abantu bakaririmba. Mu ndirimbo habamo indirimbo z'ubwenge, habamo indirimbo z'urwibutso, habamo indirimbo z'amazamuka. Murazibona muri Bibiliya, indirimbo z'amazamuka. Habamo zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Nta muntu uruzura ubuntu bw'Imana ngo ajye kumva yumve muri yo hatobotsemo ikorasi. N'urugero ukumva iratobotse iraje. Buriya n'abaririmbyi benshi bakunda guhimba indirimbo zikaryoha, ntabwo ari ibintu kenshi bajya kwicara n'ubuhanga ngo bakore amanota za dore mi fa so n'ibindi, ahubwo ajya abona ineza y'Imana, akabona kugira neza kw'Imana, akumva arabyumvishe, muri yo agahita hatobokamo isoko y'indirimbo, akicara neza, akayandika neza. Haleluya. Yazasohoka ukumva n'indirimbo iririmbitse. Kenshi indirimbo z'ubuhanga urazumva zikagira igihe cyazo zikarangira, ariko mwene iyo ndirimbo niyo wagaruka nyuma y'imyaka 100 ari nk'ibishoboka, wakongera ukayumva ukumva iracyari yayindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Muri biro tuvuga ngo harimo gukoresha ubugingo n'akanwa, habamo no kuvuza impundu. No kuvuza impundu. Yemwe mwabari mwisi mwese mwe nimuvugiriza Uwiteka impundu. Twebwe mu mico tuzi ko impundu ari izaba yego, ariko no mu mwuka iyo twuzuye umwuka wera. Haleluya, haleluya. Tugatwuzura impundu kandi turi abagabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Habamo gutera hejuru, gatera imbyino, mukabyinira Imana. Imana ishimwe cyane. Haba n'igihe ukuramya Imana uku nguku, haba n'igihe umuntu afatwa n'ibitwenge, ukibuka Imana, wakwibuka Imana, ukumva ufashwe no guseka. Haleluya. Ugaseka. Ushobora wowe uri mu mubiri, iyo ubibonye uragwa, ushobora kugwa, ariko umuntu ashobora kumva ineza y'Imana, akumva iby'Imana biramurenze, agaturika agaseka. Ibi ngibi kubibwira abantu b'abanyedini ntabwo babyumva, bashobora kubyumva. Abanyedini bavuga bati ishyano ryaguye, ariko umuntu ajya yibuka ineza y'Imana. Niyo waba wiherere ugaturika ugaseka. Twaramugira agakera, twajyaga dusengana, abandi bajyaga ngo buzura umwuka bakajya mu ndimi
bakajya mu ndimi ukajya kumva araturitse arasetsa agaseka. Yesu ashimwe cyane. Ari igihe nari mu mujyi mba kuri City Plus, mba nko kwa Rubangura nerekera City Plus, agenda sinzi ibintu byanteye, numva nibutse Imana, tekereza Imana, ndangize ndaturika ndaseka. Nitaye ko hari abantu, sinibyibuka ko hari abantu bariho bagenda, ndaturika ndaseka. Ndari nibutse Imana, numva sinzi ukuntu nange byangendekeye, ndaturika ndaseka. Noneho nkubitana n'umuntu tuziranye aranangira, ndamubwira ntabwo nari nakubonye. None se niba utari wambonye kuki wasekaga? Nari nibutse kugira neza kw'Imana. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ari igihe bitwenge biza uko nuko ramya Imana, kuko ni bya bindi birimo muri wowe twavuze bituruka muri wa mutima wuzuye ubuntu bw'Imana, wuzuye urukundo rwinshi, byakurenga ukaba waseka, uvuge cyane ngo amen, wongere cyane ngo amen. Hari igihe none udaseka ugafatwa n'ubwuzu bwo kurira. Aravuze ngo yes, kubera iki? Kubera ko byo bajya babibona. Uvuge cyane ngo amen. Amarira kaza ukarira wibutse Imana, ukarira. Dawidi umunsi umwe yigeze kwibuka Imana, araturika ararira ngo yibutse ukuntu Imana ngo yamurinze igihe cya Goliyati. Yibuka Imana yamurinze muri cya gihe cy'intare, yajyaga arwana n'intare n'idubu. Yibuka Imana, yibuka igihe Sawuli yajyaga amutera amacumu. Yibuka Imana kandi ngo Imana yajyaga imuha kwizibukira. Yibuka Imana ukuntu bamwirukankanye igihugu cyose kimuhiga, ingabo nyinshi zikamukurikira. Yibuka birya bihe byose Sawuli yajyaga asinzira akaza akamugeraho. Ibyo byose arabyibuka. Yibuka ukuntu yahungiye mu Bafilisitiya, arabyibuka ukuntu Imana yamurindiye hagati y'abanzi. Arabyibuka byose n'ukuntu yagarutse arwana, igihe kikagera ba Sawuli bagapfa na ba Yonatani n'abandi, noneho igihe kikagera bakamwimika akaba umwami. Bamaze kuba umwami, Bibiliya iravuga ngo aricara, ngo noneho ngo Imana imuha ihumure ku banzi be bose. Haleluya, haleluya. Ngo arangije yumva yibutse Imana, yibuka ayo mateka, arayakurura. Yesu ashimwe cyane. Ngo arangije ahamagara Yonatani, yari umuhanuzi wo mu gihe cye. Aramubwira ati Yonatani we, ati nibutse Imana. Yesu ashimwe. Ujya ugira umuntu ubwira ngo wibutse Imana nibura. Ari igihe n'umuntu atagira uwabwira we, ukaba watinyuka ukamubwira, ukavuga uti sha uti nibutse Imana. Ati nibutse Imana. Aramwibutsa aramubwira ayo mateka. Arangije avuga ati ariko hari ikibazo kuko ati ndebye ikinzu ikitabashwa ndimo. Ati ndayireba inzu y'imyerezi ya Lebanon. Ngo arayitera ati nibutse ariko ikibazo isanduku y'Imana iri mu ihema. Ndumva hari ikintu nakora. Yesu ashimwe cyane. Urumva ko yumva hari ikintu yakora. Yesu ashimwe cyane. Biturutse kuki? Biturutse muri wa mutima. Ngo Yonatani ariko kuki navuze Yonatani mukabyemera? Ni Natani niwe muhanuzi wo mu gihe cye. Ngo Natani aramubwira ngo ukore uko umutima ukubwiye, ngo kuko Uwiteka ari kumwe. Ngo arangije ngo Natani aragiye. Ngo Natani yigira imbere, Imana iramubwira ngo subirayo. Haleluya. Tisubirayo umbwirire umugaragu wanjye Dawidi. Haleluya. Umumbwira uruti uhereye kera kose nta muntu nigeze kubwira ngo anyubakire. Nagendeye mu ihema ibihe byose, mu isanduku, nta muntu, nta mucamanza, nta mwami, ntawe nigeze mbwira ngo anyubakire. Ariko icyo utekereje ni cyiza, icyakora ntabwo ari wowe uzagikora, kizakorwa n'umuhungu wawe uzagusimbura ku ngoma. Uwo niwe uzabikora kandi nzabana nawe, nzamubera umubyeyi. Haleluya.
nakora amakosa nzamuhana nk'umwana, nzamugirira neza. Ngo kandi ingoma iyi ngoma ntago izahanguka, izaba uruhererekane, ntago izigera isimburwa, izakomereza mu rubyaro rwawe, kandi urubyaro rwawe nzarumenya, urubyaro rwawe nzarwitaho. Ayiwe, ariko nta muntu Imana irabwira, mumbabarire mumbwire, nta muntu urasenga Imana ikamubwira no ku rubyaro rwe, ikamubwira no kubuzukuru no kubuzukuruza. Muri uru rusengero yaba hari, uhereza Imana icyubahiro. Rero noneho reka noneho mbivuge, haleluya, ngo imubwira no ku rubyaro rwe no kubuzukuru. Biramubwira ngo Dawidi arangije araturika ararira, aravuga ngo Mana we, nkanjye ndinde Dawidi, nkanjye ndi muntu ki unyitaho aka kageni. Biramurenga araturika ararira. Igihe umuntu afatwa n'amarira, mugire gutya noneho. Yesu ashimwe cyane, haleluya, haleluya. Haleluya, hadelima yazile boya shandole beria dekele manga yasi. Imana yabwe icyubahiro, haleluya, haleluya. Ndemwibuka ineza y'Imana, Imana ishimwe. Aho rero ni hahandi tuvuze ngo umuntu akoresha ubugingo n'akanwa, wa muntu w'imbere agatoboka, akagira ibintu bimutobokana kubera kuzura ubuntu bw'Imana. Noneho rero igikoresho cya kabiri, naho dukoresha ingingo zacu. None ingingo zacu tugakoma amashyi, tuyakomera nde? Tuyakomera Imana, haleluya. Tukaba twicaye, tukaba twagira gute? Twahaguruka twuzuye ubuntu bw'Imana, cyangwa tukicara, haleluya, haleluya. Kera ntarabimenya neza, ntarasobanukirwa neza, umuntu yaje gushima Imana, ashima Imana, avuga Imana, avuga imirimo Imana yakoze, arangije yumva ntibimunyuze, arangije ajya hasi arakiribita. Ndavuga umuntu arasaze, noneho umuntu arasaze. Arangije arahaguruka, nta handi hantu ndayibona, niwe nayibona nyonyine. Arangije asohoka nkariya mu muryango, nkariya ariruka, tugiye kubona tubona ahingukiye nkariya, arongera aragaruka. Ariko ubu narabyumvishe, ari igihe biba byamurenze. Yesu ashimwe cyane, haleluya, haleluya. So rero ahangaha rero ukoresha ingingo, ushobora kuzamura amaboko, ushobora kumera nka bya bizima byikubitaga imbere y'Imana cyangwa babakuru. Ibyo byose ushobora noneho gufata inanga ukagira gute? Ugacuranga, haleluya, haleluya. Hariya we, haleluya, 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 haleluya. Ugacuranga. Ninde wari wacurangira Imana akumva biraryoshye, akumva n'uburyohe wa mugani bya bindi twavuze. Abandi bashiriramo ntago bajya banezererwa Imana. Abantu baririmba bashiriramo, cyangwa ababwiriza bashiriramo, cyangwa abayobora bashiriramo, cyangwa bapfiramo. Kuramya Imana kujya gutuma turenga ibigeragezo bitugose, tukumva ahubwo ubwiza bw'Imana, tukumva ineza y'Imana, tukumva kugira neza kwayo. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. So hari uko gucuranga, hari uko kubyinira Imana, hari uko gukomera Imana amashyi, hari uko kwitera hejuru, hari uko guhaguruka, hari uko kugira gute. Noneho hari n'igihe umuntu afatwa no guturiza imbere y'Uwiteka, ukumufashwe no gutuza. Kumva gutuza nibyo bikuzuye. Abandi bakabyina ugatuza, abandi bagakora ibintu byinshi ugatuza, ukumva wafashwe no gutuza. Hari uwo bijya bifata, ariko adatuje kubera ibindi bitekerezo bibe, ahubwo agatuza kubera yumva Imana, akumva Imana. Ariko nurakumva afashwe n'ikintu cyitwa gutuza, kumva uratuje ariko ugatuzanya ibintu byinshi by'Imana, wumva bibira mu buzima bwawe, ukumva bibira muri wowe. Oh, haleluya, Yesu ashimwe. Yesu, ibintu byose bibera kubakunda Imana, ku bantu batishushanya, ku bantu abantu bajya bishushanya. Ntago uburyohe bwo kuryoherwa no kubana n'Imana ntago bajya babugira. Bo bahora baragowe, bahora ari indushyi, zihora zishiriramo, zijya mu rusengero zishira, zikajya mu murimo zishira. Ariko ku bantu banezererwa Imana, bakishimira Imana, bakayiramya, bakayihimbaza, kandi bakayikunda n'umutima wera, bajya banezererwa Imana, bakishima. Dusoza rero tuvuge icya gatatu, aho hakoreshwa noneho ukuramya Imana.
hakoreshwa ubutunzi bwacu. Yesu ashimwe. Ubutunzi bwacu, ukumva wakwibuka Imana, wakwibuka ineza yayo, wakwibuka kugira neza kwayo, yo ukumva birakuzuye. Ariko ugahita wumva wareba mu rusengero ukabona hari ikintu kibura, ukumva umutima urakubwiye ngo ihute. Haleluya, haleluya. Ntabwo dekorasiyo imeze neza mu rusengero, cyangwa wabona abaririmbyi barimba ukavuga abaririmbyi bararirimba ariko babuze gitari nziza, kariya agakibode kabo karashaje. Ukumva hari icyo wakora, ukumva hari icyo wakora mu nzu y'Imana, ukumva hari icyo wakora kubwo gukorera Imana, ukumva hari icyo wakora kubw'abakene, ukumva hari icyo wakora kubw'abantu b'Imana. Yewe hari n'igihe wumva, hari n'igihe wareba n'umukozi w'Imana yicaye hariya, ukumva ukumva kubera wibutse imirimo y'Imana uti ngiye kumugurira ikote, ariko ntabwo mvuze ngo muringurire. Hari abantu bagira ngo umuntu abayivugira. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Ni urugero mbahaye rwo kumva hari igihe wumva iby'Imana mukuyiramye, ukumva ufashwe no kumva hari icyo wakora. Shima umwami wo mu ijuru kare kose, ukumva hari ibyo kumushimisha. Haleluya, 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 haleluya. Nicyo cyafashe Dawidi yumva yakubakira Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mujye mwibuka na Hana ko yaje gushima, akaza azanye umwana kuko yarahize, akazana n'ibindi byinshi. Amina, amina, haleluya, haleluya. Kuko ibyo dutunze, abagatulika baravuga ngo ibyo dutunze byose ni byawe Nyagasani. Murekera aho ngaho. Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya. Ndagira ngo rero dusoreza aha ngaha, nguko kuramya Imana no kuyihimbaza ibintu bigenda bikorwa bibangikanye. Imana ibaha umugisha cyane. Abaririmbyi mubanguka aha ngaha, bawashite mubanguke cyane. Dusoze turirimba. Dusoze turirimba hanyuma dusenga Imana. Dusoze turirimba. Kandi nabatereye, ngiye nagateye nk'umwigisha, nk'umuvuga butumwa, ntabwo nagateye nk'umuririmbyi. Mwebwe mugatere nk'umuririmbyi mugashiremo neza. Hanyuma Imana ibaha umugisha ko mwese muje. Imana ibagirire neza, barebe neza, bamurikishirize mu maso ha. Uwe zara ko nta muntu uragerayo. Turikandi uriya ni ugomba kuhagera mbere. Yagiye he? Yahageze kuko cyatarashira. Dirija guheto nziza, hanyuma abandi namwe muhaguruka. Ayiwe ko mutarahaguruka se. Imana ibaha umugisha uko wumva mwuka kuyoboye. Topa idemando terebo beneforia shandore crerebo. Haleluya, haleluya. Redo de sagrema dando liberia shaidebo. Haleluya. Nibyaremwe n'ibiganza byawe, inyenyeri no guhinda kw'inkuba byerekana ububasha bwawe. Uhoraho, uhoraho,
wese asenga Imana muri aka kanya umunota uri Imana uri Imana yo kwizerwa uyu Imana y'ubushobozi imbaraga zigenda uri Imana y'ubushobozi uri Imana y'ubushobozi gushobora ibintu uri Imana uri Imana kunezererwa mwami mwiza ushimye ku Imana y'amahoro rusabe imitima yacu twese abana babo bagenderere abantu babo bagenderere uhindura ibihe byabo bigire byiza uhindura ibihe byabo mwami bigire byiza namwe mukowe wera imbabazi zawe ushimye kugira ruhemu no kugira neza kwawe kose ukomeze kurwanya natwe turagushimiye kuri byinshi dushimiye kubwo kugira neza kwawe abantu bayo kukuramya mu kuri no mu mwuka mwami mwiza maze banezererwe bashimire baguke mu buryo bw'umwuka banezererwe agakiza kawe bagukorere bishimira rito kararabasha urakoze kukutugirira neza kandi urakoze kukudufasha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen 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 amen. Reka mwe kwicara Debora Shando libere for reka mwe kwicara gusenga twanasenze ariko reka turebe niba hari umuntu wari waraguye uyu munsi wa none akavuga ngo nongeye kumva nkunze Imana kurusha ikindi gihe uzamura ibiganza byawe mwe kwicara ariko uzamura ikiganza cyawe ahuri kugira ngo tugusengere Imana by'umwihariko zamura ikiganza cyawe wasubiye inyuma wari waraguye ariko urumva ubwiza bw'Imana bwongeye kukuzaho urumva wongeye kuryoherwa n'Imana Imana iguha